afata urugendo aragenda yerekeza iyo mu mahanga. Agezeyo abona imico yaho itandukanye niyo mu gihugu cy'iwabo, maze biramuyobera. Yarazi ko ibihugu byose bihuje n'ikiwabo, yumvaga ko adashobora kuba ahantu hatari amazi, yumvaga ko ahantu hose ashobora kuba yaba abarizwa, hagomba kuba hari buri kimwe cyose akeneye. Nabuhungiye twabona muri iyi si y'ibyaha, kuko Satani yayimanukiye afite umujinya mwinshi. Muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nawe iyi si yo n'imburabuturo. Nabuhungiye twabona muri iyi si y'ibyaha, kuko Satani yayimanukiye afite umujinya mwinshi. Muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nawe iyi si yo n'imburabuturo. Nitegereze yiruka ashakisha icyamutunga, kuko nta nshuti yari afite byari bimukomereye cyane. Bigungana ubwihebe bimukomeretsa umutima, yibutse ko mu gihugu cye nta na kimwe yaburaga. Yihutiye gushaka ibyemezo byo gusubira iwabo, ubw'amahirwe abona impapuro zimusubiza iwabo. Yumvise ko asubijwe mu intege kuko yaratashye iwabo, atazongera kugira na kimwe abura mu buzima. Nabuhungiye twabona muri iyi si y'ibyaha, kuko Satani yayimanukiye afite umujinya mwinshi. Muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nawe iyi si yo n'imburabuturo. Nabuhungiye twabona muri iyi si y'ibyaha, kuko Satani yayimanukiye afite umujinya mwinshi. Muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nawe iyi si yo n'imburabuturo. Iyi si dutuyemo ntabwo ari cyo gihugu cy'iwacu, ahubwo i Kanani yo mu ijuru niyo twasezeraniwe. Umukiza udukunda waducunguje amaraso ye, yameneye ku musaraba ubwo yarahamanitswe. Yavuze ko umunsi azaba manitswe hejuru y'isi, yavuze ko amahanga yose azayireherezaho, yavuze ko umuntu wese umwizeye ntazicwa n'iryo tukundi, kuko muri we hari buri kimwe cyose akeneye. Reba mu ijuru iwacu niho hari byose, niba tubona ibisubizo by'ibibazo byose twibaza. Muze dushake ubwami bw'Imana, nibwo ibindi byose tuzabyongerwa.
wacu niho hariyo byose, niho tubona ibisubizo by'ibibazo byose twibaza. Gusa dushaka ubwami bw'Imana, nibwo ibindi byose tuzabyongerwa.